Network ni umushinga watangijwe mu mwaka wa 2019 n'abahanga batatu bo muri Stanford University bahagarariwe na Dr. Nicholas na Vincent MC Philip. Intego yabo yari ukorohereza abantu kubona no gukoresha cryptocurrency nta bikoresho bihenze. Pi Network yakoresheje uburyo bw'udushya bwitwa Proof of Stake, aho abantu batoragura amafaranga ya Pi binyuze kuri application ku matelefoni yabo. Uyu mushinga wihariye kuba warashishikarije abantu benshi kwinjira muri cryptocurrency kuko nta ngufu z'umuriro nyinshi cyangwa ibikoresho bihenze byari bikenewe. Uyu mushinga wayobowe na Dr. Nicholas nk'umuhanga mu by'ubumenyi bw'imbere muri mudasobwa. Ijambo Pi ryaturutse ku mubare w'imibare Pi uhagarariye ubudasa no kubaka ikintu gikomeye kandi cyihariye. Umushinga wahize imishinga myinshi yo muri cryptocurrency kuko wahereye mu kubaka umuryango ukomeye w'abakoresha imbere y'uko ugira agaciro ku isi yose. Pi Network izanye impinduka zikomeye kuko yatumye abantu benshi cyane cyane abari bataragerwaho n'amafaranga ya kirimbuzi babona uburyo bwo kwinjira mu bukungu bw'isi. By'umwihariko byatanze amahirwe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, aho internet n'ubumenyi muri tekinoloji bitaratera imbere. Cyane cyane ubu hari amahirwe yo gukoresha Pi mu gucuruza no kwishyurana serivisi hirya no hino ku isi. Hanyuma abahanga benshi mu by'ubukungu na tekinoloji babona Pi nk'umushinga ufite ubushobozi bwo guteza imbere cryptocurrency, ariko hari n'abakomeza gushidikanya ku buryo bwayo bwo gukora no gucunga amafaranga. Abandi bavuga ko ishingiro ryayo ryerekeye ku iterambere ry'ikoranabuhanga no ku mikoranire y'abakoresha rishobora guhindura uko amafaranga ya crypto akoreshwa mu buryo bwa buri munsi. Ngayo nguko rero mu cyegeranyo gitoya cyangwa se muri documentary ntoya cyane twagerageje gukora kuri Pi Network. Ni byinshi ariko ibi ni byo bimwe by'ingenzi twabashije guhitamo kugira ngo tubibagezeho mubashe gusobanukirwa Pi Network, amateka ya Pi Network, abayobozi n'imvano y'ijambo Pi Network, impinduka ku bukungu bw'isi ndetse n'ibyo abahanga bayivugaho. Ibi byose tukaba twabirebeye hamwe. Ndizera ko hari ikintu umaze gusobanukirwa muri ibi byose twamaze kuvuga. Yes TV Rwanda izakomeza kubagezaho amakuru yose ajyanye na Pi Network n'uburyo iyi cryptocurrency yatera imbere mu bukungu bw'isi. Komeza udukurikire ugumya kubana natwe muri video zitandukanye, by'umwihariko mu ma cryptocurrency niho duherereye, niyo makuru dutanga buri munsi. Niba uri mushyashya kuri uno muyoboro mushyashya, umuyoboro wanyu by'umwihariko ku muntu ukunda cryptocurrency, nawe ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose aturuka muri Pi Network ndetse n'izindi crypto zitandukanye yose tujye tuyakugezaho kandi uyabonere igihe. Icyo usabwa ni ukugenda ugakanda subscribe, ugakora ku nzogera kugira ngo video zose tuzadushyiraho zajye zikugeraho, amakuru yose agezweho muri crypto azajye akugereraho igihe. Kandi wibuke gukanda like, ujye no muri comment wandike icyifuzo cyawe, igitekerezo, ndetse niba unanenga cyangwa se ushima, byose ni ingenzi. hanyuma dukomeze kubana muri video zose zizakurikiraho. Ndabashimiye, njye mwari muri kumwe muri kino kiganiro gito cyane. Nitwa Gasigwa Emmanuel Kiza, duhure muri video zitaha. Cryptocurrency dutahure amakuru mashya buri
munsi kuri shene STV, aho twunguka ubumenyi, amakuru atandukanye, ikoranabuhanga, cryptocurrency turasobanura. B-Network twaguteguye, uramenya neza, dufite byinshi by'ingirakamaro. STV Rwanda, ijwi ry'ikoranabuhanga, tumenya iby'isi, cryptocurrency dutahure amakuru mashya, buri munsi kuri shene STV, aho twunguka ubumenyi. STV Rwanda, ijwi ry'ikoranabuhanga, tumenya iby'isi, cryptocurrency dutahure amakuru mashya, buri munsi kuri shene STV, aho twunguka ubumenyi. Tujya imbere nta gusubira inyuma, ubwenge bwacu tuzabukoresha neza, amateka mashya dufata mu biganza. STV niyo nzira yo guca imihanda, bimenye neza, twubake ahazaza, ikoranabuhanga rikure mu bwigunge. STV izabana nawe, byose ubimenye, dukomeze gushaka kumenya ukuri. STV Rwanda, ijwi ry'ikoranabuhanga, tumenya iby'isi, cryptocurrency dutahure amakuru mashya, buri munsi kuri shene STV, aho twunguka ubumenyi. Kurikira STV, ntuzacikwe n'inkuru, amashusho n'amajwi byose birahari, ikoranabuhanga iragutegereje. STV Rwanda, twese turi hamwe. Tujya imbere nta gusubira inyuma, ubwenge bwacu tuzabukoresha neza, amateka mashya dufata mu biganza. STV niyo nzira yo guca imihanda, bimenye neza, twubake ahazaza, ikoranabuhanga